Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza rero mu gitabo cy'ibarura twumva inkuru ya Balake na Balamu. Iyi nkuru rero ya Balake na Balamu igeze aho Uhoraho yafunguye amaso ya Balamu, ubwo no murongo wa 31. Uhoraho afungura amaso ya Balamu, maze abona umumarayika we ahagaze mu nzira afite inkota irabagirana mu kiganza. Nuko Balamu arunama yubika umutwe ku butaka. Umumarayika w'Uhoraho aramubwira ati, ni kuki wakubise indogobe yawe inshuro 3 zose? Urabibona, rigiye waje kukubambira inzira, kuko uko mbibona uru rugendo urimo ntirufashe. Indogobe yambonye inyitaza inshuro 3 zose. Iyo itaza kumpunga mba nagutsinzaho, naho yo nkayirekera ubuzima bwayo. Balamu abwira umumarayika w'Uhoraho ati, nacumuye kuko ntamenye ko ari wowe wari uhagaze imbere yanjye mu nzira. None rero niba uru rugendo rutakunyuze, ndasubira iwanjye. Ariko umumarayika w'Uhoraho aramubwira ati, jyana na bariya bantu, ariko uzavuge ijambo nzakubwira ryonyine. Nuko Balamu ajyana n'abanyacyubahiro ba Balake. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Mu gisobanuro rero cy'iri jambo, nk'uko twabyumvise nyine muri iri jambo mu minsi ishize, twabonye ko Balamu yahagurutse agiye kuvugira Imana, ariko yagera mu nzira agafatwa n'umwuka mubi cyangwa se ibitekerezo bibi byo kumva ko ari bukore icyo we ashaka. Bikaba byaratumye rero Imana irakara cyane. Nibwo rero yohereje marayika kuza kubambira inzira, n'uvuga kubuza Balamu gukomeza urugendo. Balamu rero indogobe ye yaramuvugishije, ariko we ntiyumva ko indogobe, mbese ngo byibuze yumve ko ari igitangaza. Aho niho ejo twagarukiye. Uyu munsi rero tutangiye gusoma aho Uhoraho yafunguye amaso ya Balamu, maze abona umumarayika we ahagaze mu nzira afite inkota irabagirana mu kiganza. Ya nkota rero Balamu yari yaribagiwe, marayika w'Imana we yaje ayifite. Inkota rero tukaba twarabonye ko ari ijambo ry'Imana, ijambo rikiza, ijambo mbese ryahuranye. Haleluya. Inkota rero mu by'ukuri impamvu tuvuga ko ijambo ry'Imana ari inkota, nuko irahinguranya, irihuta kandi iracyaye cyane, irihuta kandi irahinguranya, kandi kiremye kiba kiremetse. Haleluya. Icyo ikuyeho kiba kivuyeho. Iryo jambo ry'Imana rero niko rimeze. Balamu rero yari yibagiwe inkota, kuko yabwiraga indogobe ye ati, iyo nza ahubwo kugira inkota mba nkwishe. Bivuga iki rero? Nta nkota yari afite. Mu kubona marayika asanga marayika we afite inkota, ni ukuvuga ngo Balamu rero yari yataye ijambo, yari yataye ibyiringiro, yari yataye ubwiza bw'Imana. Agiye kubona rero abona marayika je, haleluya, amuzaniye inkota, amwereka inkota, amwereka ati, dore igikwiriye ni iki ngiki. We kuguma kwiruka amasigamana, icyo ukwiriye kuba ufite ni iki ngiki. Nuko Balamu arunama yubika umutwe ku butaka. Ni ukuvuga ngo kubika umutwe ku butaka, yararebye aravuga ati, uko biri kose nakoze amakosa pe, yagize isoni. Ubundi iyo umuntu agize isoni arunama akareba hasi. Kunama ukareba hasi rero ni ikimenyetso cyo gutsindwa, ni ikimenyetso cyo kugira isoni mu maso y'Imana. Ni ukuvuga rero ngo ibyo yari afite mu mutima we ntabwo yari azi ko wenda hari ntiyatekerezaga ko Imana yabimenye. Kandi Balamu yari umuhanuzi w'Imana koko, ariko icyo gihe yari yaratangiye gukoreshwa n'irari ry'iby'isi, n'irari ry'ubutunzi. Ryarari yabwiye abakozi ba Balake, arababwira tumva rero, naho bamaze ahabu yuzuye inzu yose, ntabwo navuga icyo Imana itavuze. Ariko kubera ko Balake yari amufitemo icyizere, kandi akaba yarashakaga kugira ngo mu by'ukuri akorera Balamu, ashaka kugira ngo akorere cya gihembo nawe iryo kuza rikukane, yumvaga agiye kugenda agakora ibishoboka byose akabavuma. Nguko rero ko marayika yaje aramubwira ati, uru rugendo
ninjye waje kubabambira kugira ngo kuko urugendo urimo ntirufashe. Ikintu kidafashe no kuvuga ngo ni ikintu kidafite agaciro, ni ikintu kidashinze ku Mana, ntigifashe. Yesu aratubwira buri gihe ati utarunda hamwe nanjye aranyanyagiza. Haleluya. Kandi akongera akatubwira ati niba uhora hatari we wirinda uyu mujyi, abarinzi baba barushwa n'iki? N'ubusa, kubera ko ibyo baba bakora byaba bidafashe. Uru rugendo ntirufashe. Haleluya. Uru rugendo nta gaciro rufite, ni ikintu kidafite ireme, ni ikintu kiri aho ngaho gusa, kimeze nk'igipamba, mbese kiri aho ngaho gusa, kidafite uburyo kimeze. Mu yandi magambo, n'urugendo rutafite umugisha, ni ikintu kidafashe. Nuko uko Balamu yunamaga rero, umumarayika w'Uhoraho aramubwira ati ni kuki wakubise indogobe yawe inshuro 3 zose? Kubera iki? Kubera iki utashatse kumva icyo Imana iri kukubwira ngo wihanganire kwihanganira indogobe yawe byibuze? Kubera iki utagize ubwo bushake? Aramubwira ati urabibona ninjye waje kukubambira inzira. Mu by'ukuri yugira Imana muri wowe, ukagira igitekerezo cyiza, ukaba ufite ya nkota, ntabwo ibi byose byari kukubaho. Ahubwo njye naje kukubambira kuko nabonaga urugendo urimo rudafashe. Indogobe yawe yo yambonye ihita itinya, yatinya rya jambo iryo wakagombye kumva cyangwa wakagombye kuba witwaje. Indogobe niyo yaryumvise kuko we warusinziriye. Isi yaguhumye amaso, iby'isi byaguhumye amaso, ntukibona. Kuko ngo warahafungura amaso ya Balake, no kuvuga ngo amaso ya Balake yarafunze, ya Balamu yarafunze. Ibyo byose yabikoraga mu buhumyi, ibyo byose yabikoraga mu bujiji bwo. Kubera iki? Kubera ko yari yasize inkota ye. Ya nkota ari iryo jambo ry'Imana, ya nkota yagombaga gukoresha kugira ngo akize ubwoko bwa Isiraheli, yari yayitaye rero. None yajyaga hehe? Niba atarafite inkota ari iryo jambo ry'Imana, akaba atarafite inkota y'umutima mwiza, Balamu yajyaga hehe? Mu by'ukuri yari yagiye guhemuka. Nibwo marayika amubwiye ati stop, ngewe uru rugendo ndabona rudafashe. Noneho Balamu indogobe yambonye inyitaza inshuro 3 zose, ariko uko yanyitazaga indeba niko ye wakomezaga kuyihondagura. Iyo itaza kumpunga mba nagutsinzaho. Haleluya. Mba nagutsinzaho. Ni ukuvuga iki rero? Nkuko twari twabonye ko indogobe ari Yezu duhetse, tukaba tumubwira ngo Nyagasani tugire gutya akabyanga kubera impamvu ze bwite. Birahindukira rero bitubwire ngo iyo Nyagasani atatubera amaso, haleluya, iyo Nyagasani atadutabara mu kwanga gukora bya bindi twebwe twariraga ngo akore, tuba twarapfuye. Umva uko marayika yavuze ngo iyo itaza kumpunga mba nagutsinzaho, naho yo nkayirekera ubuzima bwayo. Haleluya. Iyo Yezu ataza kukubera amaso muvandimwe, haleluya, iyo Nyagasani Yezu aza gukora ugushaka kwawe muvandimwe, akabikora uko wowe ubishaka, ntabwo ubukiriho. Indogobe ariyo Yezu nyine uduhetse, iyo yarebaga marayika igashaka izindi nzira. Haleluya. Indogobe ariyo Yezu ijya ibona ibituri imbere bitugoye, we akadushakira aho tugomba guca. Muri kwa kudushakira inzira tujya tubona yatinze. Haleluya. Ariko kandi umwami wacu ntatinda. Haleluya. Aza ku isaha ikwiriye. Ubutabazi bwa Yezu cyagiye wariraga muvandimwe, iyo aza kuba yarabikoze kwa kundi, hari amarira uba ufite uyu munsi. Ngewe iyo mbivuga uyu munsi nibuka ubuzima nanyuzemo. Hari abantu najyaga nkunda kera nkiri mutoya, kwa kundi umuntu agira gutya agakunda, noneho namureba nkavuga ni Imana kuko nkunda wazampaye uyu nguyu. Uyu munsi uwo muntu turahura akagira n'isoni zo kunsuhuza kuko urwego nagiyemo ruruta kure urwe. Nkajya mbwira Yezu ni warakoze cyane, ubu mba ndi umugore w'uyu muntu, mbese nkabona ko Nyagasani yangiriye neza. Haleluya. Uyu munsi nibwo tubibona, ariko cyagiye wenda ndi umwana nyine nifuzaga ko ariko byagenda. Ariko uyu munsi
ntabwo rwose Mana ndashima Yezu utaremeye ko bigenda kwa kundi, bikwiye rero ko dushima kubw'ibyo yanze gukora kandi twe twabishegeye. Amina. Hari igihe kimwe nyiri umwana ndabyibuka, ni ubuhamya ngiye gutanga. Iwacu hari ikigo cy'abamugaye, ni ukuvuga Gatagara yajyaga igira ukuntu yohereza abamugaye hirya no hino mu maparuwasi. Kuri paruwasi y'iwacu rero hari abamugaye, ubwo uko bamugaye rero bari abana twabaga twigana, mbese babaga ari inshuti zacu cyane, tubakunda cyane nabo badukunda cyane. Noneho rero muri ubwo bumuga bwabo abenshi babaga bafite imbago, abandi bambaye amapareye, mbese muri make babaga ari abamugaye pe. Nta muntu n'umwe muzima mbese ufite ingingo nzima wabaga muri abo ngabo, akenshi mbese babaga ari abantu bafite ikibazo icyo ari cyo cyose kijyanye no kuba bamugaye. Aba bana rero nkabakunda, habaga harimo inshuti zanjye cyane. Noneho nkajya nicara imbere ya Yezu nkavuga nti ubu si iyo nkunda ubu utarangize nanjye akamuga nk'abandi, nkumva nta muntu ujye kwigisha biragora, biba bisaba kutagira uwo nkomeretsa. Singira inkovu n'imwe nkomeretsa ndi gutanga ubuhamya. Numvaga nifuza kuba uwamugaye, narabakundaga ku buryo numvaga nshaka gusangira ubuzima nabo. Noneho ahubwo naba ndi gusenga nkajya mbwireza ubu iyo nkunda koko butarangiza uwamugaye, use kuki wamaye ingingo zanjye zose koko. Nabareba ukuntu bameze nkabona mbese ngewe nabonaga ari byiza. Noneho baba mwenda twicaranye ngakunda gufata imbago zabo nkazigenda nkumva ni byiza. Noneho bigeze aho dutangira kujya twiga uburyo dukora imbago mu biti. Ngewe na mukuru wanjye iyo twabaga tutagiye ku ishuri nyuma ya saa sita, kwa gatatu ndabyibuka nibwo tutigaga nyuma ya saa sita, twirwaga rwose tugendera kuri ibyo biti ku mbago. Noneho mukuru wanjye rero akaba afite imbago ze, nanjye nkagira izanjye. Ize zaba zatakaye agafata izanjye, nanjye izanjye zaba zatakaye ngafata ize, ariko bituryoheye rwose. Icyo gihe rero najyaga mbwira Yezu, noneho mukuru wanjye akambwira ko ariko ngo nk'ubu koko ngo iyo mba naramugaye ngo nka runaka, nkavuga nti ndeka ni njyewe Yezu ambajije, ni nahita mubwira kumugara nka runaka, nkavuga umwana nkunda mu bamugaye. Uyu munsi rero naho ndi kugaruka mbwira Yezu ni warakoze kuba utarumvise gutakamba kwanjye kwa kiryenge, kandi icyo gihe mbisaba nabaga mbabaye cyane. Mbabaye muvandimwe, ubwo ndabivuga nawe ukibuka bya bindi washegeye kera. Yezu ntabikore nk'uko wabishakaga, uyu munsi ukaba uri gusigiza uvuga uti Nyagasani warakoze kutabikora. Uyu munsi iyo aza kuba yarampinduye nk'uwo ngo wamugaye, ni ukuri nagomba nishimye. Narindiho rero mvuga ukuntu Nyagasani atashubije rya sengesho ngewe nari nashegeye ko yakora. Nkamubwira ni Nyagasani nibikore rwose, nibikore rwose, nibikore. Ntabwo yabikoze rero. Uyu munsi rero ubu rero iyo ndi gusenga ndavuga ni Yezu we warakoze kuba utarumvise gusenga kwanjye. Kera naravugaga na Yezu nta kigenda, ubwo se ko atumvise gusenga kwanjye. Uyu munsi ndavuga ni Yezu warakoze kuko utumvise gusenga kwanjye. Ni ukuvuga rero ngo hari igihe indogobe yatujyanye itakoze ugushaka kwacu, ndetse yemeye ikaryama aho ngaho. None marayika w'Imana yaje kuduhishurira ko iyi ndogobe itaza kumuhunga marayika ngo mba nagutsinze aho, naho yo nkayirekera ubuzima bwayo. Haleluya. Bivuga iki rero muvandimwe? Naho washega, naho warira, Yezu ashobora kutabikora agakomeza kuba Imana. Kuko ahangaha reka nkubwire muvandimwe icyo bishaka kuvuga, nawe Yezu atabikora naho wamutuka, ntago bizamuvana ku bumana bwe, ntago bizatuma reka kuba Imana, azakomeza kuba Imana nk'uko bikwiye. Ahubwo wowe ukomeza gushega ni wowe ushobora kuhasiga ubuzima, kandi koko mu gushega kwa benshi bajya bahasiga ubuzima. Bityo rero icyo tugiye kwiga kuri Balamu nuko indogobe yacu niyanga gukora uko dushaka, tugomba gutegereza kuko hari impamvu. Hari impamvu Yezu atari gusubiza rya sengesho navuze, hari impamvu Yezu atari kubikora nk'uko ngewe mbishaka. Iyo mpamvu irahari. Iyo mpamvu rero uyu munsi Balamu ari kukwigisha kubaha impamvu y'Imana irahari. Dukomeze rero
Balamu abwira umumarayika w'Uhoraho ati nacumuye kuko ntamenye ko ari wowe uhagaze imbere yanjye mu nzira. None rero niba uru rugendo rutakunyuze ndasubira iwanjye. Haleluya. Niba uru rugendo ubona ko nta kigenda koko nk'uko umaze kubimbwira, byaba bimariye iki kugenda mu bintu bitarimo Imana? Byaba bimariye iki kwiruka amasigamana? Ndasubira iwanjye. Marayika ariko aramubwira ati jyana na bariya bantu, ariko uzavuga ijambo nzakubwira ryonyine. Nuko Balamu ajyana n'abanyacyubahiro ba Balake. Haleluya. Marayika yongeye kumusubiramo ya magambo Uhoraho yamwibwiriye. Ni ukuvuga ngo Uhoraho yaramubwiye ati uzavuga icyo nzakubwira cyonyine. Ubwa mbere ni Uhoraho wiyiziye, bwa kabiri noneho ni marayika uri kumubwira, ariko mesaje yo ni imwe. Ni ukuvuga ngo Balamu arabwirwa ko icyo azavuga ari icyo Imana izamubwira cyonyine, nta kindi agomba kuvuga. Haleluya. Bityo rero muvandimwe ugana mu ijuru, hari inyigisho tugiye kuvana muri ibi ngibi tukayishyira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyi nyigisho rero irasa na za zindi twumvise mu minsi ishize, ivuga yuko niba Uhoraho adashatse gukora akavuga ati ngewe reka mbe ndetse tujye tumuharira ikuzo n'icyubahiro, kuko ibyo akora arabizi. Haleluya. Hari ubwo twebwe tujya dutekereza ko ubwo atadutamaje atabonye ibyo turimo. Uhoraho rero ajya tugirira ibanga. Balamu ahaguruka kugenda, Uhoraho yabonye yuko atagiye neza, ahita amurakarira. Balamu ntiyageze mu nzira ngo yisubireho, ahubwo yakomeje urugendo kandi ameze kwa kundi. Uhoraho niko kohereza marayika arabamba, aravuga ati no, ntakomeze urugendo, nabanze ahagarare yisubireho kandi asenge. Haleluya. Ni icyo rero maze iminsi nkubwira, guhinduka, kwisubiraho no gusenga, kwisubiraho, guhinduka no gusenga. Aya magambo Balamu nawe aramurebye uyu munsi. Balamu yaricaye, yabanje kuvugana na marayika w'Imana. Ni ukuvuga ngo ubwa mbere yavuganye n'Uhoraho, niwe wamwibwiriraga. Ubu rero Uhoraho yohereje marayika. Ni ukuvuga ngo Balamu yari yavuze yuko mbese we yagombaga kuba ari kuvugana n'Imana, nayo yagombaga kumubwira icyo ari bukore. Ariko kubera ko yasuzuguye Imana, Imana yohereje noneho marayika wayo. Ni ukuvuga ngo yohereje ububasha bwayo, ariko buza bukora ibyo Imana igomba gukora. Haleluya. Balamu rero ahawe amabwiriza yuko atagomba kuvuga nta kindi agomba kuvuga uretse icyo Imana imubwiye. Balamu rero yisubiyeho. Amaze kwisubiraho, ubwo yaricaye yubika umutwe, bwo ari kwisubiraho, ari kwibaza ati ubuse ndi mu biki koko. Arahindutse. Guhinduka yabwiye marayika ati niba uru rugendo rutakunyuze n'ukuri ndasubira iwanjye. Nta mpamvu yo gukomeza urugendo rutanezeza Imana, ndasubirayo. Guhinduka. Noneho marayika aramubwira ati nta kibazo, genda, ariko ntuzigere utatira igihango. Balamu rero abonana na Balake. Balake yumvise ko Balamu yaje, aza kumusanganira ku mupaka w'igihugu cye ahitwa iri Mowabu, hafi y'umugezi wa Arunoni. Balake aramubwira ati ese abantu nohereje kuguhamagara ntibari bahagije? Ni kuki se utari waje? Ese wabonaga ntashobora kukwakira n'icyubahiro? Balamu asubiza Balake ati ndabishimye nageze iwawe, ariko se ndaza gushobora kugira icyo mvuga? Amagambo warahaza kumbwira niyo yonyine ndi buvuge. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Uyu munsi turi bugarukiraho. Balamu yagiye, agezeyo ariko afite amaganya mu mutima. Ni ukuvuga ngo ntago yishimiye ko atari bukora icyo Balake ari bumusabe. Ntago akishimiye.
ni nko kumubwira ati se urabona se mbese Balake yabonye Balamu arishima cyane ati yo turakaza neza we yagiye kumusanganira. Gusanganira umuntu rero nukumva ngo ageza nawe ugafata nawe amagare yawe ukagenda ugiye kumusanganira, kumwereka ko umwishimiye, kumwereka ko wari umutegereje, kumwereka ko kuza kwe mbese ari ibintu by'agaciro kuri wowe. Haleluya. Balamu rero ubwo abonye Balake amusanganiye aravuga ati se ataha. Balake ubwo yahise amubwira ati ariko se koko muvandi, ubwo barahoberanye arangije ati se mbwira impamvu nagutumyeho nuze no kubera iki koko wari ufite ubwoba se ko ntakwakira n'icyubahiro? Oya ibyo nari nakora byose nabireka ariko nkaza kukwakira, nari ngutegereje kandi nishimye. Ubwo barahoberanye. Balamu rero nawe niyavuga ati yo hasingizwe Uhoraho ungejeje mu butaka bwawe, ahubwo yahise amubwira ataha ati kuza kwageze wagize ngo ari icyo biri bukumarire. Ubwo mbese muri make Balamu yarasuherewe, yarakonje rwose, atishimiye rwose ko nubwo Balake, urumva Balake yaramutegerezanya amashyushyu yishimye cyane, mbese yaravuze ati mbega mana we, mbega ngo ndasubizwa. Ubwo ni Balake. Naho Balamu aha wikwirwa ushimirega nta gisubizo kiri mu byawe, ubu se wagize ngo nje gukora ugushaka kwawe? Wapi, erega ntuntegereze w'igisubizo. Aya magambo rero Balamu yashubije Balake, arahita twumvisha ko Balamu yari yahagurutse agamije gukora ugushaka kwa Balake, akaba ari nacyo cyatumye marayika amuhagarika mu nzira. Balamu rero aho amariye kumvira Uhoraho kubera marayika wamubwira ati noneho genda, ariko ntuvuge icyo nakubwiye. Arahaguruka aragenda, ni nko kugenda yimyoza ati ndapfa kugenda ndagira nte. Ubwo no kuvuga ngo arahagurutse aravuga ati nibeshye mwongera gutekereza ikindi kintu, noneho marayika aranyirenza. Agenda nyine yitwararitse yibombaritse, aragenda agezeyo asuherewe, ariko abona Balake yaje kumwakira rwose n'urugwiro rwinshi cyane, mbese ibintu bimeze neza rwose. Naramubwira ati ubu se wari ufite ubwoba ko nari bukwakira ni icyubahiro ngewe nk'umwami, wari ufite ubwoba se? Balake rero Balamu aho kumusubiza ati yewe ati rwose ati naje, oya. Balamu ngo asubiza Balake ati ndabishimye nageze iwawe, ariko se ndaza gushobora kugira icyo mvuga? Mu yandi magambo ndabona koko kuhagera nahageze, ndabishimye iwawe ho ndahageze, ariko se ndibuze kuvuga icyo nshaka? Ubwo mu yandi magambo icyo Balamu yari bashaka cyari ikiba gishimisha Balake wari waje no kumwakira, kandi wamutumyeho n'amaturo menshi n'ibyubahiro byinshi, ndetse akaza no kumwakira n'icyubahiro avuga ati ngwino we ngwino. Ariko icyo Balake akeneye kuri Balamu ntabwo Balamu agifite ubushobozi bwo kugikora. Ubwo nibyo yamubwiraga, ni nko kumucira amarenga ati yego ndaje, ariko ntugire icyo untegerezaho, kubera yuko ndibuvuga icyo Uhoraho ari bumbwire cyonyine. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, Uhoraho arashaka ko tuvuga icyo atubwiye cyonyine. Balamu arababaye, ntabwo yishimye pe, kubera ko atari buvuga icyo Balake ashaka. Balake kugeza icyo gihe ntarasobanukirwa amagambo ya Balamu, kuko iwe yateze amatwi akomeza no kwishima, akomeza no kunezerwa rwose. Kuko nidusoma ejo tugasoma ahakurikiyeho, tuzasanga ukuntu Balake rwose yakomeje kumujyana rwose, aramutembereza, ajya kumubwira ati ngwino nkwereka bumvumira rwose, buriya bwoko bumvumire. Mbese we ubwo yakomeje kumufata nk'umuntu uje mu kazi. Ariko Balamu yari yamuciriye amarenga, aramubwira ati umva, nshimye ko nageze iwawe, ariko se ndaza gushobora kugira icyo mvuga? Amagambo waraza kumbwira niyo yonyine ndi buvuge. Balake rero utari uzi icyo Uhoraho ari cyo cyangwa se icyo ari butegeke, Balake yaravugaga ati kuba wahageze byonyine birampagije kugira ngo mbe nsinze bariya basenzi, ubu ngiye kubakandagira rwose. Ubu niko yavugaga, tungiye kubereka ko byihorere, kuba wahageze birampagije, ariko iturize wowe gusa, icyizere nari mfite muri wowe mbese kuba uhageze. Ubwo niko Balake yavugaga, kuba uhageze we yewe we biranejeje cyane.
kandi ijambo ry'Imana rigakomeza kutubwira ngo uwiringira umwana w'umuntu avumwe. Ni ukuri kwiringira umwana w'umuntu ni amakosa akomeye cyane. Kubera iki? Umwana w'umuntu nta kindi ashobora gukora uretse nko navuga ngo kukuyobya se cyangwa se guhemuka se, simbizi uko umuntu yabivuga, ariko ni nkabyo. Uwiringira umwana w'umuntu rero avumwe, kuko umwana w'umuntu nta kindi kimuvamo uretse deception. Niba ariko nayivuga wenda mu kinyarwanda cyiza, navuga ni uramwizera umwana w'umuntu, ariko yamara kukugeraho akagukorera ibyo wowe utatekerezaga. Bitari byiza, birumvikana, kuko icyo Balamu yari ategereje kuri Balake, icyo Balake yari ategereje kuri Balamu ntabwo ari cyo agiye kubona. Haleluya. Ntabwo icyo Balake yari ategereje kuri Balamu ntabwo ari cyo agiye kubona. Bikaba rero ari igisobanuro kivuga ngo kwiringira umuntu ni uguta igihe, kubera yuko umuntu azabikora uko abyumva, cyangwa se azabikora kimuntu, kubera yuko azabikora atabikuye. Kuko buriya umuntu rega ntabwo yigenga. Umuntu ntabwo yigenga, kubera yuko umuntu afite Imana hafi ye, umuntu akagira shitani hafi ye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kwiringira umuntu ni nko kuvuga ngo icyo ari bukore cyose araba agikoze abikuye ku mutima. Noneho rero bakakubwira bati ntago bishoboka, kuko umuntu ku giti cye ntacyo yakwishoborera, nta n'icyo yakwikoresha. Wenda ku ruhande rumwe shitani iramukurura imukoreshe, cyangwa se wenda ku rundi ruhande Imana iri buze kumwegera imukoreshe. Ariko mu by'ukuri kwiringira umwana w'umuntu ni akaga, ni amakosa akomeye cyane. Muvandimwe rero ugana mu ijuru, ndagira ngo nkubwire ngo Balake yakoze ikosa ryo kwiringira Balamu. Aravuga ati Balamu nahagera birahita bitungana nk'uko nabyifuzaga. Ariko ntago Balamu azanye izo mbaraga zo kuvuma. Haleluya. Ntaza afite, kuko kabiri kose marayika bwa mbere Imana yaramubwiye ngo haguruka ugende uzavuge icyo nzakubwira. Balamu arahaguruka, ariko agenda atiteguye gukora ugushaka kw'Imana. Iryo ni ijambo twabonye. Noneho ariko nubwo byari bimeze gutyo, Balake yakomeje kwensista. Ni ukuvuga ngo yakomeje kumubwira ati uko byamera kose wowe ngwino, ndabizi ko nuhagera rwose uzabamvumira kandi bigafata. Balamu abanza kwanga, ariko ageze aho araza. Noneho aho ahagereye ntabwo yaje mu gushaka kwe, kuko we mu gushaka kwe yari kuzaje kuvuma nk'uko Balake yari yabimusabye. Ariko ntibyashobotse, kuko yari aje gukora ugushaka kuhoraho, ari we nyiri ugushaka gukomeye. Haleluya. Iryo jambo rero ry'uko uwiringira umuntu avumwe, ngo aravumwe umuntu wiringira abandi, dushobora kurisanga muri Yeremiya umutwe wa 17 umurongo wa 5. Iri jambo abantu benshi bakunda kurishakisha muri Bibiliya, ariko ririmo. Haravuga ngo aravumwe umuntu wiringira abandi, cyangwa wiringira umuntu. Imbaraga z'umuntu nuziringira uzaba uvumwe. Yeremiya umutwe wa 17 umurongo wa 5. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, nguko ko Balake yavumwe, kuko yiringiye Balamu. Azi ngo Balamu arakora nk'uko ashaka, ariko Balamu kumbe yari yamaze kubonekerwa. Marayika yari yamuteye ubwoba. Aramubwira ati nturebe iyi nkota, iyi ndogobe yawe itaza kubyitwaramo neza, ahubwo mba nagutsinze ahangaha. Mbese uri Balamu watenyuka kujya kuvuga ibindi? Yari yabonye inkota. Aravuga ati marayika niboneye, kuko yaramurebye ngo yubika umutwe areba hasi. Arangije ati rwose ati niba ruta kunyuza uru rugendo ndeka nisubirire iwanjye rwose. Ubwo mbese yari yatangiye gutitira. Marayika aramubwira ati umva, ntabwo ari uko kuvuga ngo subirayo ukomeze urugendo. Ariko ijambo ryitwa ariko ni ikintu gikomeye. Nyagasani arakubwira ati ndagukunda mwana wanjye, ndakurinze. Ariko nyuma hejuru ya ariko hajyaho amagambo burya akomeye cyane, kandi amagambo ajya hejuru ya ariko ni amabwiriza.
Horaho rero atanze amabwiriza avuga ati nibyo nta kibazo, ariko uzavuga ibyo nzakubwira byonyine, ntuzigere ushaka kuzanamo gushaka kwawe. Ariko ubwo rero Balamu akomeje urugendo, ni ukuvuga ngo Balamu ntagifite no gusubira inyuma. Marayika w'Imana yamufashe mirerego y'umuryango, nakuye umurimo dukora urakomeye wa muvandimwe wanjye we. Ese wagize ngo tuwigengaho? Ntabwo tuwigengaho. Balamu aza kuba yigenga, ariko uvuga ati reka mwereke rero, reka biroroshye ibingibi nsubiyeyo. Yaravuze ati niba bidashoboka none wareka nisubireyo. Marayika ati usubira hehe? Genda komeza urugendo. Ariko ubwo ni ukuvuga ngo Balamu ntabwo yari akigiye mu bushyuhe, ntabwo yari akigenda muri bwa buryohe bw'umurimo, ahubwo yari yasuherewe. Yari ameze nk'uwo wasutseho amazi, mbese yari akonje kubera marayika yiboneye. Balake wese kumusanga nawe yarazi ko abonye rwose Balamu uje kuvuma yishimye cyane, ariko asanga Balamu kwakonje se ubusara bishobora wiya, ariko ko biri kose imbaraga ze tunzi ubwo yahageze ubwo byakoretse, mbese ariko imbaraga arazifite. Ubwo Balake niko yimbipaga avuga, kumbe Balamu ntabwo azi ko Balamu ka kantu yakoreshaga kugira ngo avume atakigafite, yatewe ubwoba byarangiye. Hari umuntu twigeze kugana arambwira aterega ati imodoka yanjye ntigonga akuma kagonga gatuma igonga ikanica rwose kavuyemo nta kabamo. Hako rero muri Balamu kari karavuyemo. Balamu ntabwo aragifite akuma kavuma, reka shwe kari kamukuwemo, yarasigaranye akuma gatanga umugisha. Uko marayika aravuze ati ninka kurekera yanze bikunze uraza kubikora. Erega burya abantu Imana irabazi, izi ko abantu bagira intege nkeya bakaba bashobora gukora ugushaka kwabo. Imana rero ikabakuramo ubukana, ikabakuramo ubwo bumara, ikavuga iti genda, ariko akuma kavuma naka kwambuye genda, ariko uruhande rwo kuvuma nta rwuhagazemo. Nuko Balamu rero ntiyashoboraga gusubira inyuma kuko bitashobokaga. Marayika yakubwiye ati genda, wasubira inyuma hehe? Ibeshye usubira inyuma none usanga ubwo yakubambiye kurushaho. Ugire kuba wari wagize ibitekerezo bibi, ugire no kutumva, nta soni, kudashaka gukorera Imana. Erega uyu murimo nicyo ndi kukubwira muvandimwe, abantu benshi bawukora wenda nubwo rimwe na rimwe tujya tuvuga ngo ni umunyenga, nakaga. Ngewe njya mbibona nkabona ukuntu Nyagasana guturubika akubwira ati kora iki n'iki, ukabanza kubona ukuntu giteye ubwoba, ukabanza kubona ukuntu kidashoboka, ariko yakubwira ati ibi ngibi niko nshaka ko bikorwa, urabikora pe. Si rimwe si kabira nturubika ryo, si rimwe si kabira aturubika n'abandi bahanuzi. Mbese arabanza akabikubwira akakubwira ati haguruka ujyana uti Nyagasani wowe, ubwo mu gihe uvuga ngo ubwo niko we gahunda yayikomeje, abikubwira yamaze gutangira kubikora. Erega hari icyo tugomba kumenya, ni ukuri Yezu Kristo nagakina amajonjora. Buriya rero habaho icyo bita imikino y'amajonjora. Abantu bazi umupira w'amaguru murabizi, habaho icyo bita imikino y'ijonjora. Hakabanza bari gushaka ikipe izakina finali. Ntabwo Yezu Kristo ayo majonjora yarayarangije, ayo wowe umukinisha muvandimwe ntabwo yarimo. Yezu Kristo akina kuri finali gusa. Haleluya. Ni utemera Yezu korera kuri finali, uzarinda upfa utaramona ugutabara kw'Imana. Igitureka tukagera ku munota wa nyuma, tukagera hahandi uvuga uti no gupfa ndapfuye, ajya tureka rero Yezu akagutabara. Hari ubwo agutabara ku munota wa nyuma, hari n'ubwo atagutabara wa munota wa nyuma ukawujyamo mu mva ukamanukamo, ariko akagutabara nka Lazaro akakuzura. Haleluya. Kuko ntabwo bafite Yezu rero ntabwo akina match selection yawe, mbese ni kuri finali. Haleluya. Aseruka bikomeye. Haleluya. Kuko agiye aserukira rimwe n'abandi twazamwita umuntu nk'abandi, twazajya nubwo dutekereza ko afite ubwoba. Umwami w'amahoro rose uko akora. Haleluya. Aseruka bikomeye, aseruka yabishatse, kandi iyo yaje nta wundi ugira icyo arenzaho. Balamu rero ntiyashoboraga gusubira inyuma kuko ntabwo marayika w'Imana yari kumwemerera, ahubwo Balamu yari ategetswe kujya gukora umurimo w'Imana kwa Balake. Itegeko gukora umurimo w'Imana, ubwo ryari ryabaye itegeko. Nyagasani Yezu yashaka kuvuga ndategetse, urabikora da. Muvandimwe ugana mu ijuru rero,
uyu munsi tugiye kwiga kurebera kuri Balamu uburyo tugomba gukorera Imana, kabone naho twebwe twaba tutabishaka. Ntabwo Imana izatwereza aho turyoheye, nta nubwo izatwereza ari uko turi guseka. Izatwereka ikuzo ryayo nirangiza itwohereze. Dutegetswe gukora ugushaka kw'Imana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri rero turi bwigire kuri Balake, ni ukutizera umuntu, kuko Balake we yari ategereje Balamu uri buzaje kuvuma. Nta mbaraga yari agifite zo kuvuma, marayika yari yazimwambuye. Ibi byose rero bikatubwira ngo twebwe mu rugendo rwa hano ku isi twe kwizera imbaraga z'umwana w'umuntu. Hari abantu benshi rero bajya bahemuka bishingikirije imbaraga za bene wabo. Icyo ngicyo Yesu Kristo arakubwira ati kirambike hasi, kuko burya na wa mwene wanyu gutabara ni ngiye wabishatse, nshatse n'ubwo burenganzira nabo mwambura. Akaba marayika yaravuze ngo kuko ngo nabona uko mbibona uru rugendo urimo ntirufashe. Ntirufashe ni ukuvuga ngo birashoboka cyane ko marayika yazaga akubwira ati uyu muntu wiringiye ntafashe, ntacyo ashoboye, ntacyo ari cyo. Muvandimwe ugana mu ijuru, niba ugifite mwene wanyu gutabara cyangwa wa wundi wishingikirizaho ukamureba, ukamurambura amaso ukavuga utarabikora, ni ukuri nabyo ujye ushima, kuko hari abatagira bo batakira. Ariko ngewe uyu munsi mbereye kuri iyi nkuru ya Balamu na Balake, nakumva ko tugomba kurangamira Imana, kuko buriya Balake yarangamira Imana ntabwo ari kwirwa yohereza izo ngabo, ntiyari kwirwa yohereza aya maturo, mbese ntibyari kumufata igihe mu gutegereza ko Balamu azaza. Ahubwo yari kuba yabonye igisubizo gituruka ku Mana, kuko Imana yagiye gushaka Balamu mu nzira ikamubwira, ntabwo ari naniwe gusanga Balake ikamubwira iti ubu no bwoko bwanjye bwakire neza. Ariko ntiyizeye Imana, ahubwo yizeye Balamu. Balamu rero nawe nta bushobozi yari agifite, kandi nidukomeza gusoma tuzumva ko Balake na Balamu barangije batakiri abakunzi, kubera yuko Balamu atakoze ugushaka kwa Balake, ahubwo yakoze ugushaka kwande kwa Uhoraho Imana yari yamwohereje. Muvandimwe rero ugana mu ijuru, nawe uyu munsi iga gukura amaso kuri cya kindi wari wishingikirijeho, ngo rega ngo ngewe ngo ndiho ngo kwera ko nkora, ngo ngewe ngo impamvu ngo ngewe ngo mfite akazi ngo nuko nize, ngo ngewe ibyo. Ndagira ngo uyu munsi ubikureho amaso, niko ndi kugusaba, ahubwo amaso yashyire kuri Uhoraho wagufashije. Iyo ni inzira imwe mu mayira menshi ashobora gucamo agutabara. Yaciye wenda kuri ayo mashuri wize, yaciye se kuri ubwo bushobozi, mbese hari aho yaciye, ariko si yo nzira yonyine, kuko n'abadafite ayo mashuri arabatunze. N'abatakuzi Yezu babeshwaho nawe, haleluya. N'abatamuzi niwe ubatunze, ni ukuvuga ngo n'abadafite uko babaye, n'abatarigeze bamenya ko ari we Mana isumba izindi mana, n'abarabatunze, haleluya. Uko atunze abatamuzi rero, ni nako azatunga abandi batagira diplome, niko azatunga abandi twita ngo ni abakene nyakujya, abo nabafite uko abatunga. Abatamuzi rero n'abarabatunze, nabo twebwe tutazi arabatunze. Kubw'ibyo rero reka turangamire utunze bose, n'abandi dutekereza ni ubahatse, reka turangamire uhatse bose. Ibindi tubimurekera zabirangiza, kuko aratuzi kandi aradukunda. Imana iduha umugisha bavandimwe, tuvane ibyiringiro byacu mu bantu, tuvane ukwizera kwacu mu bantu, ubwo tugushyire hehe? Ku Mana yo mu ijuru. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina.